gusa nkunda abasore beza uri mu nta kintu twavugana ushaka uburimba adafite amafaranga oya nawe ntabwo nkunda abasore babifite ngiye ucomoka haza undi gahunda zigakomeza umwana wa pasiteri ngiye nigeze kujyana inzoga mu kigo sinywa inzoga nzishyira musaza wanjye ku ishuri menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago dore abarozi babaye uburo buhuye bararoga bagacisha bakarogesha batuma inkuba batuma imbeba batuma amapusi batuma ibinyugunyugu batuma amasazi yo muri tuwarete batuma imbwa zigasozi batuma ingwe batuma inzoka batuma ibihunyira n'ibindi byinshi baroga inyatsi baroga umwiryane mu muryango baroga ubusambanyi baroga abasore n'inkumi bubaka baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri ni umuvuzi gakondo uvura kinyarwanda kandi by'umuco ngwino muganire mudasobanye muhana igihango akuvurire uzamuhigure wakize ubuvuzi nyarwanda si ubwejo sinzaduka agahugu katagira umuco karacika renga wirengere mbaze nkubarize intabaza irira ku muziro ukuru utabaza utamenya uruhereko ntirwica ahubwo rurafata ibyo bintu wamaze kubyumva ibyo bintu nabyumvishije ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igice ariko rero nawe ngenda cyabirinze ko n'izina umusaza yarinyise yararebye nituzabirinda ndacyabirinze ntaho bizaza ibicyurinda ndinze iby'Imana yangejejeho iby'Imana yampaye n'ibyo nkiri n'iby'igihugu muri rusange zo warinda iki kutari umusirikare warinda iki oya ngenda umunyarwanda ariko ngomba kurinda ibyacu nk'umunyarwanda ntabwo birindira umusirikare ni umusirikare ku mutima kuko ndi umunyarwanda yego ariko mu bijyanye no kurinda ibyagezweho nawe nanjye ndimo kandi n'abandi bose twakagombye gufatanya muri rusange muri tubavuga uyu munsi tuzane nde ubona wakoze kandi agakora ibyiza bishimisha abantu aka kanya navuga ko mama bita mama sava rwose yaragutwaye umutwe n'uruhande mama sava rwose nanjye yankoze ku mutima kandi ndakeka hari n'abandi bamama benshi yakoze ku mutima umugore w'amaso y'uburanga burangaza benshi si n'abamama gusa n'abapapa bose ndakeka ari abakoze ku mitima niyo mpamvu aka kanya twakagombye kumushyira nawe mu mvugo tukamuvuga kuko hari byinshi yabashije gukora umunsi yapfuye nta mwanya tuzaba dufite kuzaba ari ugutsindagira turenza ku byo azaba yarakoze ariko aka kanya nawe kugira ngo tumushimishe nawe bimukora ahantu tumwereke ko ibyo akora ari byo yakanguye imitima ya benshi tugomba kumuvuga abagore benshi nabo batangiye gukina filime kubera uyu mugore ugasanga wa mukecuru wibereye iyo ngiyo aramureba nawe agaseka nawe agatangira gukaraba akajya mu gasantere kugira ngo arebe yuko yahura n'umukameramani ubasha kugira ngo amufashe mu kugira ngo yiga azamura imparo kandi hari abakecuru koko bazi no gukina filime babikuye kuri mama Sava cyane rwose barahari usanga umukecuru yageze mu isatere agahura cyane hari aho mperutse kujya mpura na babandi bitwa bo muri MTN bakunda kujya ahantu bagiye kugaragaza ibikorwa byabo bamwe bacurangira abaturage banamamaza ibikorwa bya MTN yego ugasanga hari nk'umukecuru waje mu isoko ariko arimo gushungera areba yuko hari umuntu waba ufite kamera kugira ngo nawe azamure amushyiremo kubera ko abazi ko biragenda bikagera kuri bya bindi mu Sava akora ariko uvuze ibyo bintu hari abakecuru n'abasaza bo muri Tanzania bakina filime ukabona bari ariko natwe turabafite ariko Tanzania ni benshi bakenyera nibi bigenda hajya bambara babyita ngo iki nibikoyi nibiki nibikoyi na byarumba niko numva bakunze ko byita harira niko biri birabikoye abakecuru benshi usanga muri Tanzania bakunze kubyambara ariko natwe mu Rwanda twakagombye kuzamura icyo kintu kako ubona ko biri ku rwego rushimishije niyo mpamvu mama Sava we tumushimire ko yabashije ahubwo we kugira ngo azamure bya bindi dusanzwe tubona hirya no hino niyo mpamvu rero hari abakunzi benshi abagore bavuye mu rugo yego abagore bavuye mu rugo kubera mama Sava barahaguruka bashaka kujya kugira ngo nawe batere ikirenge mu kiwe ibyo rero twamushimira kuko ni umumama wabashije kugeza byinshi byiza ku bantu ku bakunzi biwe yego kandi agakina rwose n'amaso ye rimwe na rimwe akarira ubundi ukabona arabiteretse nuko kamera ikamufata ukabona urizihiwe ugakomeza kumureba bigatuma umwigana ukavuga uti kwiga no kwigana reka nanjye mpaguruke
yego ibyo bintu bikunze kubaho ku bamama benshi cyane ngenda bazi n'abakobwa abakobwa bo urumva bashaka kuzamuka mu yindi tape ko bakira abakobwa tuvuge ko abakobwa bose n'abagore baje nyuma ya Mama Sava ariwe baje bakurikiye niwe baje bakurikiye niwe modo niwe modo wabo none se urumva wowe wajya nko kuvuga ngo ntago ari we gute kandi ari we wabanje none se nimba uri umukobwa ukaba wumva ko ugomba kugira aho uva ukagera aho ugera kubera Mama Sava urumva ko ari we waje ukurikiye kereka iyo uza kuba warabitangiye imbere yaho byibura warabitangiye imbere ye umuntu yavuga ati n'ubundi Mama Sava yaje ari wakurikira ariko aka kanya urimo kuza umukurikira kuko niyo muntu tubona watubanjirije niwe wabanjirije abo mama bose baza bamukurikiye kandi abagore bashoboye n'ubundi bumva banafite n'icyizere harimo amafaranga urabona kuriya mugore nawe arakeye nawe rero aka kanya wacya kubera ko waba ukurikiranye ibya Mama Sava nawe aka kanya wacya kandi imbuga nkoranyambaga zisigaye zaranoroheje n'ibintu uyu munsi rwose ntakubeshye urakora video ugashyira kuri YouTube mu gitondo nawe ukaba umubaye umukire erega urebye byari binagoye muri kiriya gihe cyabo cya Mama Sava ahubwo ni nayo mpamvu twamuvuga ko yakoze cyane aka kanya nawe ageze aho byoroshye ubu ngubu nawe rero ahageze nawe byaguha umurongo mwiza kuko ubuntu biroroshye bitandukanye nuko ba Mama Sava batangiye nukuvuga ngo ikibuga baragiharuye umuharuro barawuharura barawukesha none abantu bari kunyuramo bidagadura bishimye uko niko biri rwose uko niko biri nawe ngwino wigire kuri Mama Sava ugere kuri byinshi yagejeje ku baturage muri rusange ku banyarwanda benshi ku banyamahanga benshi yabashije gukangura imitima yabo abanyamahanga by'umwihariko mu bice byumva ururimi rwacu nk'abarundi abakongomani bajya batwumva abagande bakatwumva abatanzania bakatwumva by'umwihariko ibihugu bya East Africa filime ziwacu barazikurikira ariko uyu mugore n'amaso ye yatuma nanone ujya gukina filime nta maso ye yatumye gukina filime kandi uretse n'ubwo vuze ibyo bihugu bya East Africa tuturanye nabyo no hirya no hino amaso ya Mama Sava hari umuntu uvuga ati mbere yuko sinzira reka mbanze ndebe uyu mugore ndebe akantu kiwe gatoya cyane ubundi mbone gusinzira uko nguko niko birigiye niko nabibonye kandi nawe umukunzi wiwe ndakeka ariko tubyumva ni umunyesuku kandi yigisha abantu gucya uzi ko se kuko ukumva wa mugabira nge natangiye nkubwira yuko harimo abakecuru bajya bava nko mu mirimo ugasanga ashishigajwe no kuza kugera ku gasatere yakarabye neza kuko aba yaramaze kwiga ibyo Mama Sava akora nawe akabasha kugera ku gasatere yabashije gukaraba kugira ngo nawe arebe ko yagera aho Mama Sava ari yego kuko aba yumva yuko isaha n'isaha Mama Sava ibyo arimo gukora kuko arabona ni umumama mugenzi we akabona ko nawe yabikora kandi bikagenda neza niyo mpamvu yigishije abantu benshi gucya yigishije abantu benshi gukora yigishije abamama benshi abigisha guseka burya abanyampinga bo ngo bajya batozwa ari kuriya we ni kami karemanoke abigisha kwita ku ngo zabo oya ako kantu kitondera ibintu by'ingo aho hantu hakubita ubwotso kuko Mama Sava nawe akeneye urugo rukomeye ako turakavugaho yego ararukeneye ariko naho arugejeje ubu ngubu nawe urabona ko ari ahantu heza hashimye oya harahari Mama Sava nta mugabo afite ariko se bugiye akina muri sinema wabyemera ko umugabo we ni Seburikoko none se bura wabyemera twigarukire muri tumuvuge tunabavuge yakoze byinshi kandi turabizi neza ko hari benshi babaye abastari nyuma yo gukurikira Papa Sava se uyu mugore azi gukina mana yanjye ariko kwera ubu nanjye nzakura hehe ahantu nakidagadura nanjye ngakina filime benshi baratinyutse kubera uyu mugore abenshi baratinyutse tumaze no kubona n'impano nyinshi mu Rwanda zizamuka z'abagore abantu twarimo n'abakecuru bya bintu bavugaga yoya niko bimeze abantu tutatekerezaga twagiye kubona tubona nabo bisanze muri sinema kubera Mama Sava ngo rero urumva niyo mpamvu ahubwo namwe muze tubavuge nkuko turi kuvuga Mama Sava aka kanya Mama Sava yakoze byinshi nawe waza ugakora byinshi ntago ndi kubitahura nuko nta kibazo ni ukuvuga ngo rero twari dufite umuderanjeri hariya wari uri kuderanja agira ngo adusange muri studio turi kuri kodingiramo nawe ubwo bwe yari yamaze kuryoherwa n'ibikorwa n'imvugo zirimo kuhavugirwa n'ibirimo kuvugwa kuri Mama Sava uriya nawe ahubwo ashobora kuba ari umukunzi wa Mama Sava ni ukuvuga ngo rero muri tubavuge kandi tumuvuge Mama Sava twari tuvuga ko ari umudamu udasanzwe mu bijyanye no gukina burya murabizi ko
abantu benshi bakubwira ko rimwe na rimwe avuga ati ngiye nta mpano mfite mu buryo ubu n'ubu, ariko iyo wabonye umuntu ukina agakina agaragaza relakisiyo neza muri akishoni akajyamo neza agapafominga neza, burya nawe uramwigana. Iyo umwiganye kandi birakunda, byatumye benshi bigana Mama Safa. Uyu munsi babaye abakire, babaye abakungu, babaye abasitari. Abadashaka kwigana Mama Safa tubabwira iki mu magambo make twihuta tuvunagura? Aka kanya abantu badashaka kwigana Mama Safa ntiwumve ngo ni no kwigana, wumve ko ari ukwigana kujya gukina, ahubwo nawe gira umutima nk'uwo Mama Safa agira, utinyuke ukura amaboko mu mufuka. Abagore nabo amaboko bayashyira mu mufuka, bayashyira mu ngutiya. Oya, bayashyira mu ngutiya, ariko kuri iki gihe hasigaye rero nabo bagira imifuka, nabo bafite imifuka bakunze gushyiramo amaboko yabo. Ariko aka kanya kambashishikarize namwe bakura amaboko mu ngutiya, kura amaboko mu ngutiya, mu mifuka y'ingutiya zanyu. Ariko se kuri iki gihe ubundi zirangutiya ingutiya ntabwo izavaho. Ingutiya ni y'umugore, umugore akwiye kwambara ingutiya. Ariko rero twanabonye kuko Mama Safa agashyiraho n'umweko. Oya, Mama Safa siko nabonye atangamo n'urugero n'izo ngutiya akunda kuzambara. Aka kanya reka tubabwire mukura amaboko mu mifuka, kuko Mama Safa mu ngutiya akore ku gasonga, akura amaboko mu ngutiya. Ni mu ngutiya ariko nyine zifite iminose. Mama Safa ntabwo uramubona yabinditse amaboko yo mu ngutiya yayashyizemo, ariko yakuyemo arimo yita ku byo mu rugo rwe. Ntubona ko aba bikurikirana neza? Ntawe aka kanya rero kura amaboko mu mifuka y'ingutiya zawe, kugira ngo ubashe kugira ibyo ugeraho nk'ibyo Mama Safa yagezeho. Nitukubwira kwiga ntiwumve yuko ugomba kuza ngo urebe ibyo Mama Safa akora gusa, ahubwo nawe zanamo umutima wawe mwiza, zanamo impanuro nziza zigomba gukora ku mitima y'abafana. Noneho kandi gukina kwa Mama Safa, wabonye ko iyo bamuhaye role yo kurakara ararakara. Yego, icyo ngicyo arakara kubera ko harimo benshi. Wamuha role yo guseka agaseka. Harimo benshi tumenyereye bakunze gukora ibyo bintu, ugasanga we arirakaje mu rugo rwe afite kurakara n'ibyo bimubamo. Mama Safa rero agaragaza ko ibyo bintu bikunze kubaho, akabyerekana bya bindi biba muri sosiyete. Noneho donc ni ukuvuga ngo iyo akinye bamuhaye role yo kurakara akayipafominga neza, ni ikimenyetso cy'uko ariko kwigisha. Kabiri, nimba bamuhaye yo gukina ari umugore mwiza w'imfura utajagaraye, nabyo akabikora. Ibyo byose kwiga no kwigana. Uko umuntu arushaho kumureba niko nawe avuga ati uziko bino bintu we nanjye nabikora. Twibutse abantu ko nimba ushaka Mama Safa jya umukurikira kenshi, ujye muri hajya afite YouTube channel harira, afite YouTube channel yiwe na Papa Safa barayifite yitwa Papa Safa. Ubwo Papa Safa hari niyakubiyemo niko mbyumva nawe, niyo twamusangamo. Ntekereza ko Mama Safa simbizi, ntabwo nakoze research nimba afite YouTube channel ye, ariko banza ntayo. Gusa icyo tuzi cyo nuko ari muri Papa Safa nyine, nkuko twabibabwiye mu nkuru yacu. Kuri Papa Safa wahita umubona rwose. Abatamuzi wenda tumubabwire, muzabona umugore munini wirabura w'amaso manini cyane y'umweru rwose, ubona y'umweru n'umukara neza rwose, ufite ishinya yirabura. Yego rwose, iseka rwose. tumurangiye uyu munsi koraho muri telefone yawe, hanyuma urebe Mama Safa, winjire kuri Papa Safa, ku rubuga rwa Papa Safa urahita na Mama Safa. Muri tubavuge uyu munsi tuba tugendere kugira ngo namwe mubashe gukora nk'ibyo bakora. Erega mwabantu mwe mumenye ko bariho baranasaza, barabyina bavamo. Ngaho rero namwe abakobwa, abasore mwifuza gukina filime, namwe nimutangire mwitoze, mufatiraho bundi ejo namwe bibagirire umumaro, mukore nk'ibyo bakora, mutere imbere, mugendere mu modoka meza nkayo bagende, murire mu mahoteli meza, mukora amapublicité nk'ayo bakora. Rwose mushimisha abantu, kuko umuryango nyine waguke. Burya iyo dufite abakuru tugira n'abato. Kandi ikindi kiriho nge nashimira Mama Safa yakoze, urabona ko ntago yubatse imitima y'abanyarwanda, ntago yubatse imitima y'ingo ziri aho ngaho, nawe yiyitayeho. Ikindi yita ku gihugu cyiwe. Ubona yuko burya iyo ubashije gukora ibintu bishimisha umuturage w'igihugu, uba wubatse n'igihugu cyawe. Mu magambo makeya, iyo ukora ibyiza ubu bikorera abanyagihugu, mu Kirundi niko twabyita, niko biri.
uko nguko niko nanjye mbyumva rwose. noneho twahoze tuvuga rero ngo mama Sava ngo ntabwo afite urugo, ariko burya gushaka urugo ni uburenganzira bw'umuntu. Abantu babikomantaho mu buryo butandukanye ngo buriya ngo mama Sava ngo kubera ko ngo atashatse umugabo, atabana n'umugabo. Barabivuga abantu benshi bafite ukuntu bavuga amagambo ngo bura ngo kuba atabana n'umugabo ngo yabyaye undi mwana hanze. Hari n'uvuga ati mama Sava buriya ni umunyamahane, hari n'uvuga ati buriya mama Sava kuba adashaka umugabo kubera ni umunyamahane, kubera ko bajya bakunda kubona ka kantu ke bazanamo ko kurakara, ariko kari akantu rero akaba yabishingira akavuga ati niyo mpamvu ituma atari kumwe n'umugabo. Ibyo ngibyo nta hantu bihuriye, ibyo ntaho bihuriye, kubera ko buriya umuntu erega no mu buzima busanzwe ibyo tubana nabyo. Ushobora kugira ikibazo uyu munsi ukaba wari uri kumwe n'umugabo mukanatandukana, nyamara atari wowe kibazo. Ibyo rero ntabwo abantu bakwiriye kubyuriraho cyane. Ubwo niyo mpamvu muri tubavuge tuba dukwiye no kuvuga wenda no kutundi tuntu mushobora kuba mubatekerezaho. Oya, utwo tuntu ntabwo uba ukwiye kuduha agaciro. Wowe jya ureba ibyo umuntu akora, ntukite ku bindi. Dushimira abantu tugana ku musozo wa Fo. Murakoze cyane bakunzi ba mama Sava, bakunzi bacu, tubashimire cyane. Mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu ducishaho kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi ku bakunzi banyu, nk'abafana. Tujye tubavuga batarapfa mwana, ntimukishimire kuvuga abantu ari uko bashize mu mwuka. Gerageza aka kanya gukurikirana ibiganiro byo kubafana, kuba nk'umufana ufite umuhanzi ukunda, ufite umukinnyi wa filime ukunda. Gerageza gukomeza kumva ibiganiro bitambuka hano. Tuzavuga no ku bayobozi tuzabavuga tugomba kubavuga kubera ko none se ko ari cyo kintu babereho, kandi natwe ko ari cyo kintu tubereyeho, nicyo kintu igitangazamakuru kibereyeho. Ugomba gufatanya na ba bandi bakeneye kuvuga umuntu mukabavuga, kubera ko ikiza ubuvuga ibyiza yakoze, yarakoze ibibi nabyo twabivuga kuko ntago babyarashimishije. Katwivugira ibyiza yakoze, ibi bizavugwa n'abantu. Ibi bizavugwa kandi nawe nimba wamaze kubona ikiganiro cyacu, nimba wakibonye, duha igitekerezo. Se wowe wamuvugaho iki? Aramutse apfuye se wifuza ko aribwo wazamuvuga? Wamuvugaho iki? Niki umukundira? Uratwandikira hano muri komanteri. Umukundira iki? Ese mu by'ukuri yahinduye ubuzima bwawe ku ruhe rwego? Urabitubwira. Ikindi kandi none twongere tubwire abantu ko nimba nawe ushaka kumwigana, mwigane, ariko nawe ubyapurike, ubikore kugira ngo bikubesheho, bigufashe, biguteze imbere. Dushimira abantu bakomeje kudukurikira, by'umwihariko tuzabirinda. Murakoze cyane, nawe urakoze cyane MC. Komeza ugire ibihe byiza. Asante sana, mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza. Murakoze cyane. Gusa nkunda abasore beza uri mubi nta kintu twavugana. Ushaka uburimba adafite amafaranga. Oya nawe. Ntabwo nkunda abasore babifite. Njewe ucomoka haza undi gahunda zigakomeza. Umwana wa pasiteri, njye nigeze kujyana inzoga mu kigo, sinywa inzoga, nzishyira musaza wanjye ku ishuri. Baradufata. Ibaze none iyo shusho yo gufata pasiteri yaje gusobanura uko abana be bazanye inzoga mu kigo. Ariko mfite kintu. Menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago. Dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga, bagacisha, bakarogesha. Batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma inzoka, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bakingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanya, muhana igihango, akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda si ubw'ejo, sinzaduka. Agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere, umbaze nkubarize. Intabaza irira ku muziro. Ukuru utabaza ugasaza utamenya. Uruhereko ntirwica, ahubwo rurafata.